subscribe kuri Polo Vibe. Niwa muhungu w'abanyarwanda rutikwa n'ingoga. Mwite Mapola, mwite Gunisi, mwite Inyanja. Ndatuje, ndahantu hose nk'agasukari. Ntabwo wangenda nkumariyo. Ibintu twabyitangiye twabyihingiye. Nabagara muhungu wanyu Man J. What's up bro? Bro. Meze neza se? Sha fresh kabisa. Ugabanye vibe n'ubundi turi mu bukonje. Ikingenzi nuko tubutambukiye ubutumwa bwacu. Hanyuma rero uburasirazuba uburengerazuba aho amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali intara yacu gatatu abadisipora twabakunda bya hatari tubaza ku mutima. Turashimira abantu 400 na hafi na 70 bamaje kwandikisha avuga ko bazabana natwe bari tuzaduterana. Mukomeze namwe muze dukeneye abantu 1000 vana vuba kugira ngo mbahereze ya surprise y'umwaka nabamereye. Hanyuma Man J amakuru yawe meze ni fresh umeze neza cyane bikomeye. Ewa sha abanyarwanda bari gukumbuye bya hatari kuri Polo Vibe. Ugarukanye iki? Shangarukanye noneho agashya mbazaniye aka kanya tuvugana. Akeka ibyo merutse kubizeza watangiye kubikora. Bimwe narabikoze. Aho yavuga ngo narabikoze. Narabikoze. Hari akavido washyize kuri channel ya Man J TV. Abanye karimo kugenda kazamuka. Oya karakubita. Byari narabwiye ngo nzaza nkubita. Ariko se mu byukuri rata burajya hari ibintu bavuga bose umuntu yasaze. Uyu muntu yanyweye godoro. Uyu muntu yanyweye essence. Usige hose tunanone utaza kongera. Cyangwa hari inzoga numvisha Rusizi ngo bazita mitunura. Oya izo za mitunura. Narusizi yongiyo se amba usije ko ndi guteganya kujya ejo bundi. Icyo bifite iki bonyweye mitunu umwana. Wera muri kamera windeba. Oya mitunu n'ubundi buri urebye mitunu. Tugiye kureba neza twasanga buriya ko muri iyo minsi usanzwe n'ubundi utemererayo wasanga izo za mitunu zawe warazitunuje nyine tunahari. Banyweye imitunu ari igihe cy'ikizere ukaba ati ngiye mfite ikizere cyo kintu ngiye kubikora. Umuntu ikiza kivanye wanyweye essence wanyweye imitunu ngibi cyo wanyweye mwana. Ese bro essence urarebye usanga ariko no rwose. Jewe ikintu mambuga wagira ngo gukubita challenge. Uri cyo bati ngiye kuzana impinduka idasanzwe. Bro abakobwa bamaze imyaka n'imyaniko bakora. Ngacano ngo yagarasiya ugiye kuzahirika Papa Savarine. Ngo ugiye kuzamwimisha akazi. Bicari igiye kuzuza miliyoni views. I mean million subscribe. Ubu tuvugana wewe Mcabana wenye sababu zazima kugenda zizamuka. Ezo ziri kuzamuka uko Imana ibishaka nyine. Twitegura ko rwose ugiye kuzana impinduka. Cyane bikomeye noneho. Niba n'itabi munywa ashatse mwari muvanamo imbuto. Oya buriya iyo utangiye kwimagina yuko ngewe naje guhagarara ngaha nanyweye itabi. Ahubwo buriya tugiye kureba neza twasanga wahubwo n'imbuto zose nimba uzitamira nimba uzihekenya ntago nabimenya. Ariko gusa ngewe nkubwiza ukuri. Ngewe bwiza ukuri abanyarwanda. Cyo koze ikintu mushimisha uri umuntu w'umugabo. Ibyo uvuga sometimes nanjye maje kugenamo nako bizakunda tu. Oya bizakunda. Ati ngewe episode ya mbere mwitegure ndarishyira. Ugahita uyishyiraho. Cyane. Shebe ni kigangaza cyuko uyu mungu arimo neza mukomeze mujye kuri Man J TV. Mukomeze yebona kabisa mujye mumushyikire subscribe mumuremere. Oya hari na video nshyashya nakizaho muri no minsi. Ndakeka iri kumaraho nk'iminsi nk'itatu. Urukumva nazikiza ari nka video nk'eshatu mugereho mu nsure namwe murebe. Na episode 3. Cyane kabisa. Uyu mwaka wavuga ko kugendekeye ute? Uyu mwaka se? Uyu mwaka byabanje kungoramo. Byabanje kungoramo cyane mw'abanyarwanda. Byabanje kungoramo ugasanga ndimo nakubitara hirya ngasanga harafunze nakubitari ako nyine tundakeka muri no minsi Imana nibishaka uko ndi kubitegura bigakunda nta kibazo rwose. Nta kibazo Imana biraza gucamo ngiye kuzamura za video za danje. Ni iki wabwira abakunzi bawe ko nabonye baje kugenda ijya abakunzi n'abafana? Abakunzi ikintu nababwira. Ikintu nababwira n'abasaba nukumba hafi. Ukube hafi. Uko kugenda mukantererana ngo nago ngo
video zanjye muri no minsi zigiye kuza zikubiye kumbwira rero ngo uzazana imikino zawe ngo wange kureba video yanjye ndagaze already ugomba kubagotagota aho bagiye hose bakagusangayo cyane aho bajya hose bibutse platform ukoresha imbuga nkoranyambaga zakoresha YouTube ni Man J kuri YouTube channel ni Man J TV naho ngaho niho wajya niho wasanga video zanjye naho ko Instagram se naho Instagram hose oya ayishira gukosha ariko TikTok ukoresha njya mbona kuri TikTok ni Man J byonyine wahanishije kuri TikTok ni Man J byonyine ariko njyewe cyo ndakeki mbo urumva muri make turimo kwitana ba mwana ndimo ndavuga ibintu nkwe ibintu mo kunywa biretse ukongera ukambwa ati nayo ibintu nkwa bireke turitana ba mwana muri make deka najya ngusubisha urabona ibintu uzabishobora ibi bintu bro ibi bintu ni ibintu nateguye kandi mbitegura bindimo mbikunze nta nubimata ufite miliyoni zingahe kuri konti tuvugisha ukuri icyo gihe kushatse kunyinjirira ubwo urumva yeze ukuri abanyarwanda nyine yega ntago ngiye kwinjirira genda ndabariza abanyarwanda oya winyinjirira ngewe urumva ngewe sibyo negirira icyizere sibyo negirira icyizere ndabasha gucengera nkakugeraho hari abantu bafite batabasha kuba bakugeraho ngewe rero ndabasha kukugeraho sibyo ndabariza abanyarwanda kuko ngewe nkubona ngufite miliyoni zingahe kuri konti ibintu bya sinema ni ibintu bisa bageti ndende na bishi mu by'ukuri mba na video ukora ni video nziza pe komba ndeba udacogora udacika intege ufite amafaranga angana iki kugira ngo abakunzi bawe bizeye badashidikanya ko utazabatenguha mpamvu ntazabatenguha surayizi ubu kano kanya ngiye kuguha urugero rutoya cyane rutoye saporinga kuri konti yawe ufiteho ibiceri bingahe njyewe mfiteho miliyoni ebyiri n'igice ninza nkakubwira ati bro wanjye mfasha byibuze untize senyise 500 ibihumbi 500 oya 500 ibiceri 500 nakubajije ibiceri 500 none kuki nimba wumva yuko icyo gihe uzayama nimba wumva ziko uzayama ubwo ngo bw'igisubizo ni wakibonye uri umukire nese kwangiriye icyizere ntabwo umwaka twawurangije niki uteganya umwaka utaha niki abakunzi bawe niyo filime yawe urimo guyi filime yawe bayita ngo njyewe ugomba ngenda yizi ku mutwe ariko ntabwo ndi kwamamariza y'ibyivugo ko wahageze umwenda w'ikingirije ahera watangitsemo kabiri umwenda wari ukingirije ahera watangitsemo kabiri wese yigererayo wahigere rero yivuga bamenye n'ibyo bakurikirana cyane zirasiri zawe urabonye abari mu tuntu tw'udukomedi wisekereza abantu ariko abantu baranagukunda byatanga barakunkunda barankunda ariko nanone shaka ukunyinjirira cyane kabisa aya winyinjirira bro winyinjirira kabisa Man J nuwo ngone ndacyaturagurika nk'injugu imirongo ntabwo se ujya ugerageza ku mirongo shaka mirongo yabasha mu gakire dukubita akavase twikomereza ntari dukubita akavase kamwe twikomereza akavase kamwe uyu munsi ntabwo umeze neza amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba nawe rirengera umujyi wa Kigali katikati diaspora turabona byatara ariko uyu musore wacu Man J mu muremere n'umunsi mukuru by the way muremere n'umunsi mukuru doti moto soza umwaka urababwira nimero yawe mfite abantu benshi bari hanze badukurikirana byatari urababwira nimero yawe kandi uzagushyiraho uzakanda akanyenyeri uraje uvuge ngo tuzasangira yegera uzasangira nawe urumva n'abantu banjye ndimo ngiye baba bampaye uzagaruka imbere ya kamera ubashime ibyo bikagushima so uyu mungu wacu mu muremere ka Noheli n'ubunane ibintu bigende neza arimo gukora ibintu byatari ibintu bya sinema bifite imbaraga ngene mba ndakunda video y'indibo inyagize ari video imwe nategeza filime nkajya wene amuhenza tukabisa Man J courage ntuzacike intege kandi ibyawe nta hantu bijya uzakomeza ubipakatanire ubihatanire ubikorere igihe kizagera uboosting nko nanda boosting na papa Safatima ndimo kubaho urugero tuzamuvana mu kazi nawe yatangiye kurikirwa n'umuntu umwe umunsi wa none agiye kuza million subscribers cyane nta kidasanzwe nta byacitse bihari ibintu bizakunda so ndashimira uwo utuye Canada Australia India Europe yose Australia ewana abantu batuye mu karere k'ibiyaga bigari ubwo u Rwanda u Burundi Congo Tanzania Kenya ndetse n'ibindi bihugu bidukikije Afrika muri rusange
turabemera bya hatari. Vuga nimero yawe. Nimero yanjye rero ubu kakanya ndi gukoresha kandi nzakomeza gukoresha. Niba yikwiba sakuza kwa swap. Nzakora swap. Ubwo se wayenye banzi yuko umuntu uri muri Amerika agiye kohereza y'igihumbi. Bibaho. Nakwiyemeje se ngatanga na bitatu wenda kugira ngo nundi 079. Iyo ni nimero yanjye. 079 4 3 3 Mani J TV. Amore Imana bari nawe wa mugabo. Amore Imana bari nawe.